Nzovu baguhaye miliyoni sibyo bakaguhitishamo kuguha miliyoni no kugambanira yakangafungwe umwaka umwe wahitamo iki afunga umwaka umwe no kuguha miliyoni reka nkubwire ya miliyoni ntayo nafata nge naryo Nzovu bakamufunga oya nge ndabizi ntunkunda nyine oya Nzovu umwaka umwe y'amafaranga bayamaye miliyoni imwe nayagusurishamo ukaryamo neza umwaka ntabwo ari mwinshi mwese bahizi aho kugira ngo umare umwaka muri gereza no kumara umwaka n'igice mu bitaro wahita mwisha umva none nakwema nkamara umwaka umwe muri gereza none uranabibeshye rega bura kumara umwaka umwe n'igice mu bitaro hari ibyo famiye yawe itakaza uzarebe uzacunge n'abakobwa benshi bagira umwanda ntabwo ajya yikozaho umweru kuko iyo abize icyuya noneho ikintu cyari cyarateye akara ukajya ukabona umukobwa yambaye ikariso y'umweru noneho arayizamuye irenze hejuru y'ipantaro aragiye ayereka abantu ugasanga urabona turi mu gihe cy'ivumbi ugasanga ivumbi Asansana reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ugakunda Wisdom TV Rwanda turagusuje kandi warakoze gukora subscribe niba utaranayikora nawe yikore kugira ngo tubane mu biganiro byacu umunsi ku munsi ni show after show Bahizi Venuste bimeze bite ko ayo mazina wabwiwe niki ngo Bahizi Venuste ayo mazina se nagara ayawe cyangwa muri iminsi natendanga mumenya ari we wayitoragwe ugahita uyasoma urayifite se w'indangamuntu cyangwa narayibuze mfite ubwo naradekaraye abo se wayitonze rya indangamuntu ndi umunyarwanda uri umunyarwanda nta nakanditseho Rwanda agira nta mitiweli nta rangamuntu uri umukongomani uri umuzimba ariko umuntu ufite umuryango ufite abana n'umugore uvuga gute ko atagira mituweli se rega ushobora kuba udafite mituweli bitewe ko nsigaye niyibona cyane urabona ni wari ugiye erega umenye ko si ukuvuga ngo rama ngo itunga abakozi ba leta gusa natwe dufite amafaranga rama urayitunga da rama ariko se ni rama ndetse wabibwirwa n'iki mwese muzarama nuvuga ngo muzarama ntabwo muzapfa mu bwishingizi rama n'ubwishingizi nk'uko bavuga ngo hariho ubwishingizi bwa solasi bwa reka andi masosiyete n'ayaheda ariko twaba tugiye no kwiyamamaza wabugiye kwiyamamaza bagushaka banshaka yakamwana bimeze bite Gasore Pacifique ibintu ni amahoro ni sawa ubu ngubu noneho wageze kuri General akakanya sereka cyari meje ahubwo uvira nivamo ndahita nambara litera barabakubita ngiva ubwo se bakobeta abandi baramutse bagukubise bakagukubita n'amagarade yawe yagenda amanuka yagenda amanuka wowe kuko numvise uvuga yuko garade ryongera mwese umugeze Kishasa mugafata Kishasa garade yawe niyo upfuye bayandika kumva yawe uyu muntu yapfuye ari leta uzarebe n'umuntu iyo yapfuye ari umusirikare aho ni foto ye n'iki bashyiraho urankaye ubu nawe nuramuka upfuye ariko simbi kwifurije aka kanya nuramuka upfuye ibazandikaho majoro habe n'abasike bagutera amasaruti kandi yaraje ari secondary lieutenant hano mu Rwanda mu Rwanda se yigize akora igisirikare mu Rwanda wakoze igisike yakoze icyo mu ishyamba we watetse mu Rwanda ariko ntabwo yakoze icyo mu Rwanda kuko ngiye naratetse ndamutse mpfuye ababosi banjye bantereye inkunga abatetsi bagenzi bawe baza cyangwa abeshi ubu baracyariho da sense ni kera asenze abandi ko bateka abashefu bambaye utugofero amataburi we wabaga wambaye iki nanjye nagiraga itaburi ireshya gute so ndende ingera hano kwatekeraga n'umuntu nakomeye ngo niba ari vice mayor si vice mayor uya yarakomeye kuruta vice mayor yari yungirije ministry wa finance nararwaraga imodoka ya leta igahita inkubita nkahita njya kwa muganga imodoka ya leta igahita igukubita mu modoka igahita injyana ubwo ni leta yakujyanaga cyane imodoka
iyo navuzwaga kuko nakoreraga umuntu ukomeye imodokari nta mafaranga twatangaga twebwe. ni ukuvuga abakomeye ntabwo bajya batanga amafaranga. ni ukuvuga ngo abakomeye nyine ntabwo bishyura kubera twavuzwaga na leta, twavuzwaga uko bose wanjye bamuvuraga nanjye niko bamvuraga. ahubwo icyo gihe uravuga ngo mwakoreshaga ubwishingizi leta ihereza abakozi. iyo ngiyo wakabimenya icyo gihe na za mituweli zari zitaranaza. bagukosore. Yaka bimeze bite? ibintu ni amahoro. Umugore araryoshye kabisa, wambaye neza papa. Umugore ameze neza, blessing arahari. Ubundi ndi kurya mu gitondo. Fata kano gakweto, bafate n'aka gakweto. Ariko aka gakweto ikibazo wowe ntujya ujya mu isoko. Agurira he? Baramuha. Baramasa ngewe. Byavuye muri Amerika. Ariko uri kubitoneka kuva twavira Ubavu narabikuramo. Aya. Uri kubitoneka. Navuze ngo Nzovu ntago ajya kuramo. No kuvuga iyo abonye umwenda mushyashya awukuramo ari uko washaje. Ubwo ngo nukwanga wambara ibyumweru bitanu. USA yabyambaye tugiye Ubavu na n'ubu. Eza ya jazz ya Resport yayishyizeyo wamugana. Ni y'Amavubi. Inkweto. Irabitse irahari. Dore nibi byavuye muri Amerika. Muri Amerika ni wamwambika ntashira kujya mu isoko. Ariko Nzovu urabona kuntu yakayambaye. Mbona no gushimira umuntu wabimvaniye muri Amerika bamwita John umunsi mwiza uri hano i Kigali. Buriya iyo umuntu yigumye akabwita Inzovu kamuzanira agakweto ipantaro umupira akabinzanira no wagaciro. Yaka uyu munsi se wagendeye ku cyo utegura imyambaro uri bwambare. Umugore ni uyimutegurira. Ngiye mfite madame. Urabona ko harasa neza ishati ayiguriye ko. Kandi kamayana. Njye umugore wanjye yageze mu isoko akabona nk'akantu kiza ahita gaha. Shagushaka ni byiza. Ariko urabona ko Nzovu yabaye excited yo kukureba. Yatangaye kabisa. Ubu yatekereza ati Nzovu n'undi yambaye ya myenda yavuye muri Amerika. Umunsi turakorana ibiganiro ahantu henshi. Reka nanjye mpindure. Nose iki gipantaro cyawe nubwo cyaturutse USA. Ipantaro henze. Ipantaro ariko nawe yayamazeho. Zamura turebe kazamura. Kazamure. Nambaye amasogisi noneho. N'amasogisi nayo yakuzanye. Yavuye muri Amerika. Kutambaraga amasogisi. Nta masogisi wambaraga. Ko wambaye amasogisi ubona boxer wayambaye. Na boxer ndayifite. Wayiteretsemo. Esa gute y'umukara. Niyo umukase siyo kukunsa kuko bavuga ko umuntu wambaye boxer y'umukara ngo abagira umwanda. Uzarebe uzacunge n'abakobwa benshi bagira umwanda ntago ajya yikozaho umweru. Kuko yabize icyuya none iki cyarateka ukajya ukora umukobwa yambaye ikaso y'umweru none arayizamuye irenze hejuru y'ipantaro aragiye ayereka abantu ugasanga uko urabona turi mu gihe cy'ivumbi ugasanga ivumbi nimba imodoka yimunyuzeho ikamutera ivumbi rya vumbi rirajya kuri ya kariso. Ako wari waguriraho umukobwa string. Nge nyanga kubi none urayizi se ubundi string sengi ifite agashumi mu kibuno se. Wari wayimuguriraho se? Nta namugurira. Kubera iki? Iriya ntago ari kaso abatuye tuvugisha ukuri. Mesira ntago wayigura umugore wa? Ngewe? Karani keza gatera santime. Nakamo. Oya. Uzumukobwa uzayimugurira. Arimo kugakuramo. Ariko unashatse. Unashatse. Umutegereje ku buriri na box. Kuko kabara agashumi kamanutse gutya unashatse wanambwitireba hirya uturuka inyuma nta kibazo. Reka ngo uturuka inyuma ujya gukora iki? None kabara agashumi. Ariko se Nzovu ubu umukobwa yari yagusanga mu cyumba muri chambre sibyo ukayikuriramo tuni cyane uyikuriraho. Ngewe se ese ubwo ubundi umukobwa kwabazi icyaje gukora yamaze kuyivana. Ibyo ni byo abantu bakundana. Nuko bangwaza byose we abizi nta cyo ugomba gukora wowe. Sipe nibyo ngibyo ngo umuntu agura ku kiro n'umugore wawe ufite umugore. Mbonereho no kwigisha abagore n'abagabo babana. Buriya wa mugore nimba ushaka gufata umugabo we neza. Umugabo nave ku kazi abavuye guhangayika avuye gushakisha bavuga iti sheri tujye muri douche. Ubwo umugore abe yashyuhije utuzi mujye muri douche mukarabane mujye muri douche umugore buri akoze nk'agahinja afata amazi agutsirite mu mugongo ngo reka agenda none nimuvayo
umugore aba afite enda muri abacyenda mufite swimi imwe umugore ariko nafata igitenge cyiwe akacyambara akagera hano nawe mugabo nawe ugafata iswimi mukagenda nimba ibiryo bihari mujye ku meza murye nimurangiza muhite mujya mu busaswa muryane mu busaswa mu busaswa ariko Yaka, sharayizi rwose ko umugore n'umugabo iyo babana akenshi usanga bajyana dushe bakava dushe bagikenyeye yamaye swime bakicara mu ntebe bagafata agacyayi ujya ubikora we na Dusabe gira umwanya nawo nabona uyu mwana ntabwo nabona ibyo ntabwo ari ko numva umwana bazagucika njya vuba dushe ku giti cyanjye nawe akajya yukwe ubu ntaranagutsiritaho roya rwose ntabwo ari ngombwa kuko n'ubundi nsanzwe niyoza ntabwo ari ngombwa kabisa kuri wisiga yahe mavuta Yaka njye nisiga gikotora niyo ukunda niyo nkunda ese mu mategeko bashakanye nimba iyo uvuye muri dushe n'umugore akayivamo ntimujya ku buriri umugore agafata amavuta akagusiga mu ntabwo ari mugongo. itegeko urumva urugo rutamunaniye ntabwo azi gutanga keyi ntabwo ari itegeko urugo ntabwo rushobora kumunanira baye akamwana aravuga iti na mbere ntaramushaka narabyikorera ntabwo ari itegeko ibyo ni imibereho yanyu nuko mubayeho nuko buri wese afite ukuntu abayeho urumva ntabwo ahantu hose ari ko bigenda biterwa n'ukuntu imibereho y'umuntu imeze ni n'ukuntu nyine umuntu abayeho nyine ariko Yaka ubona ubuzima bwawe butarahindutse nyuma yo kuza kwa Dusabe bwarahindutse asigaye yambara agakaraba gacya reba agashati yambaye ni ishati urasabwa kugira inama na Nzovu angira inama yihe angira inama atandukanye urabona ukeye nk'uko akeye imyenda ni mibi imyenda yo muri Amerika kandi warayicuye uyihoramo buri munsi ubu ni umunsi wa kabiri ahari nose ubwo wasamiye mu gitondo nsamasari umugore ngira wowe usigaye unankeza uba utegereje kurya resitora shabye uzinzana mfite du njye nawe nshobora kuva mu rugo nanyweye igikoma none ubu umaze kunywa igikoma kiri mu inshyushyu nese Yaka ubu ngubu noneho usigaye wicara ugasangira n'abana agakoma ngewe bana blessing yicara hariya yakakicara hano iba ukagahoza umwana ntazigera avuga ngo papa unshuza igikoma oya kiba ryari gihagije teremusi irari ngewe ndanywa mu gitondo we kiba ryari isaha n'isaha arakinywa ariko mu gitondo tuba tugomba gusangira breakfast ubu n'ibiryo umugore yatetse n'ibiryo wariye cyane rwose njye nijya n'igikoma kiri hafi aho ese Yaka bigendanye n'igihe umaranye na Dusabe uyu munsi wa none hari experience umaze gufata ni nk'ikihe kintu wabonye iyo ukoze gikunda nko kumubabaza niyo atakikubwira ariko ukabona cyamubabaje iyo yatinze gutaha uretse bo hari ukuntu ngiye mba nateretse mu icupa ngakora karasisi n'abana muri karitiye muri karitiye umudamu we yarabimubujije bafata abana tugakora karasisi kandi watabikunda ngo biramubangamira kubera ko ngiye abana bankunda rero nanjye nikundira abana hari igihe mba nizihiwe nkabagurira amabombo nkabakoresha karasisi muri karitiye we rero ngo biramubangamira aha iyo wumvishe nk'ikintu kibangamiye umugore wawe wumva wakireka cyangwa uravuga uti oya kuko ngiye nta kintu nakireka kuko nta kigoye kirimo kuvuga ngo sinzagiye nyine n'abana ngo biramubangamira ibyo ntacyo bitwaye ibyo nabireka ariko ashobora kuba atanga yuko ukina n'abana ahubwo akanga yuko ubikora wasinze iyo mbikoze nasinze nanjye nizo santima mba mifitiye kubikora nasinze kuko nanjye ndi muzima sinajya gukina n'abana urumva mbikora ariko nashyize mu icupa ariko Yaka hari umuntu uba umenyereye imibereho ye ya muntu we ku giti cye ukiri umusiribateri sibyo hari ibintu byawe ukunda hari ibyo wanga byanga bikunda ntabwo bya bintu uzabihurizaho n'umuntu mwashakanye ubu ngubu hari ikintu ushobora kureka burundu kuko umugore akigusabye ariko ugikunze ariko avuga uti kuko nashatse umugore ni umujyanama wanjye umuntu tubana umunsi ku munsi ukakireka bo byaterwa n'icyari cyo mbona ari ngombwa nakireka ariko ari ikintu mbona kidasobanutse ntabwo nakireka icya mbere nabwo arega ni ukubinsaba kuko ngewe ntabwo umugore agomba kwishyiraho oda hari ikintu ugomba gukora bitewe n'ukuntu agitekerejeho mbona ko ari cyo cyangwa se nka kwa kundi umugore nyine bitewe n'urukundo uba umufitiye ukaba wagikora kubera urukundo umufitiye nk'ukuntu umugore ashobora kukubwira ati
sheri urabona umusatsi wanjye sheri wansukisha ukamusukisha bitewe n'ukuntu mukunda ariko ntago yashyiraho da ngo ndavuze ngo nsukisha vuba cyangwa amera nk'uri gutegeka ngo urabona umusatsi utakuze ngo urabona utagomba kunsukisha ntago ari oda ugomba kubinsaba nk'umuntu dukundana akabinsaba ko byo ni na ngombwa ariko ntago ari itegeko ese bahi ntago ari oda ibyo ngibyo sina ngombwa koko ku mugani waka ngo umugore agutegeke sibyo nawe mugabo ubibona buriya umugore nimba asutse we mugabo ushobora kubona ati ibi bintu kuko by'umugore wanjye birashaje uba urimo kubireba n'amaso yawe ushobora kuvuga iti ejo fata ibihumbi 10 ejo uzajya muri salo nimba ufite umuntu ugusuka agusukira hano mu rugo cyangwa nimba ari muri salo ugende ujye kwisukisha Nzovu baguhaye miliyoni sibyo bakaguhitishamo kuguha miliyoni no kugambanira yakanga afungwe umwaka umwe wahitamo iki afunga umwaka umwe no kuguha miliyoni reka nkubwire ya miliyoni ntayo nafata njye naryo Nzovu bakamufunga oya njye ndabizi ntunkunda nyine oya umwaka umwe y'amafaranga bayamaye miliyoni imwe nayagusurishamo ukaryamo neza umwaka ntabwo ari mwinshi umwaka ni igihe gito uri muri gereza umwaka ni ngusura buri kuwa gatanu uzi ko turimo gukora amafaranga menshi muri iyi minsi ukabukora umwaka ugizwe tugiye gukuba umwaka ugizwe n'iminsi 360 akwamaga ni miliyoni imwe ni makeya kandi ku munsi cyakora ari nyeshanu ku munsi ari nyeshanu ugakubitamo imyaka 2 ku munsi amafaranga make dukorera ngenaka umuntu umwe n'ibihumbi 30 tubare ibihumbi cyangwa tubare 20 ku munsi tubare 20 mufate 20 mukube n'iminsi 360 mumva amafaranga arimo mwumva arimo wumve ko tarenga ya miliyoni ararenga ariko ngare 5 wajyamo da 5 ni nyinshi 5 arimo miliyoni zingahe dukubire urumva ari miliyoni 300 ku munsi uko nibura winjiza ibihumbi 20 none se bahizi miliyoni 5 ngiye uzimaye angahe miliyoni 7 ibare miliyoni 7 ni imwe noneho nakwemera yakanakwemera amafaranga ukaza ukayakorera ngiye singufungisha hejuru bamaye miliyoni oya none se bahizi ubwo icyo gihe umuryango wawe ni iki aho kugira ngo umare umwaka muri gereza no kumara umwaka n'igice mu bitaro wahita mwisha umva none nakwemera nkamara umwaka umwe muri gereza none uranabibeshye rega buriya kumara umwaka umwe n'igice mu bitaro hari ibyo famiye yawe itakaza ngaho kunsura ngaho kungemura muri gereza aho nusuru muri gereza ubu ibiryo bya leta sibyo ubu imfunguro ubwo urabyumva ubu ibiryo bya leta kiriya gihe ariko kwa muganga urugo rwawe ruba rurimo guhomba ese Nzovu wari wafungwaho sindafungwa ubu uteganya gufungwa ryari wabona biza ariko ntiwavuga ngo iki gihe ni iki biba bigutunguye nta muntu wifuza ko bamufunga hariya nyine nkuko kunavuga ngo nta mugabo usega imbohe hari isaha n'isaha umuntu ashaka kujyayo gusa iyo ufunzwe uba ufunzwe nubwo waba uri umukire urya inyama urya iki ari kwifunza ubungana n'undi wese ntabwo muba mungana urugero generali yafungwa aho afungiwe aba afite abamusura ibiki kapitene ntabwo muba mufunzwe kimwe umuntu ukomeye gusa nawe abafunzwe nawe abafite akababaro ubufite ntabwo muba mubayeho kimwe vuga ngo ntabwo muba mubayeho kimwe ariko agahinda bafite nawe ni kubufunga ariko uzi kuba ahantu utemerewe kurunguruka hanze ngo usohoke ugereyo hanze Nzovu n'uwagushyira hariya mu gashyeke akakubwira ntuzarenge mu gashyeke uguma aho ngaho mu gashyeke ntuzarenge icyo bita gufungishwa ijisho bashaka kugwita guma mu gashyeke muri aka gace nturenga ngo ujye mu wundi mudugudu ntuzajya i Butare ntuzajya i Gisenyi
cahara naho ni ubufunzwe ukuvuga ngo rero iyo ufunzwe ubufunzwe uko byagenda kose wakenera kugeremera ntabwo uba ubayeho kimwe n'undi Ako mufungwa mfunzwe wenda kuriya, uciriritse mfite ariko n'ubundi ubona amafaranga afunzwe. nakwinywera bagufunganya umuntu bomora wamubomora igihe cyose uzaba ufungiwe aho ngaho uyu bundi iyo bagufunze ibintu byose ntabwo uba ubyemerewe byose